Muraho ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze muri hose mu gihugu amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba udasize n'abari mu mujyi wa Kigali. Mu ijoro ryatambutse ibishashi by'umuriro byaturikije BK Arena mu gitaramo cyateguwe na Mugisha Benjamin ari we The Ben. Ni igitaramo cyasize ishusho ndetse n'isura yihariye ku Rwanda. Ndi hano kugira ngo nkubwire akantu ku kandi muri make uko igitaramo cya The Ben cyagenze. Nk'ibisanzwe ni Deep Media TV, njye mugiye kubana ni JD. Hari n'itandukaniro n'abandi no kumureba ajasonaridde mwo nikawucura abiwabo bagakunda kuri nikawucura abiwabo bagafuhira bubi ibyo umubwira byose ntaribi ibyo umubitsa byose ntabivuga yabigize ibyizerwa ankura mu bwibone yabigize kuko Igitaramo cya The Ben cyatumye Tom Close yongera gutaramira abanyarwanda nyuma y'igihe kirenga umwaka atagaragara mu bitaramo kuko yaherukaga kugaragara ku rubyiniro tariki ya 1 Ukuboza 2023 mu gitaramo Isango na Muzika cyabereye muri Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye. Ni igitaramo umuhanzi The Ben yahisemo gukora tariki ya 1 Mutarama 2025 mu rwego rwo kwinjiza abakunzi b'umuziki we mu mwaka mushya abamurikira alubumu ya gatatu yise Plant Love igizwe n'indirimbo 12. The Ben wabanjirijwe n'ababyinnyi be ku rubyiniro yazamutse yakirwa n'urumuri rwa telefoni z'abakunzi yambaye imyenda y'umweru atangira igice cya mbere cy'igitaramo. Muri iki gice yaririmbye indirimbo ze zitandukanye harimo ni Forever, True Love aherutse gushyira ahagaragara, Lose Control, Mufite ku mutima yakoranye na Zizu Orpacino umuhanzi w'ushari aza ku rubyiniro maze bafatanya kuririmba. The Ben yakomeje gutaramira abakunzi be ari nakagenda bibutsa indirimbo zamukoreye izina zirimo Sinari Nkuzi, ariko ageze kuri Sibeza ku rubyiniro hahinguka Tom Close yambaye ikote rirerire ry'umukara yishimirwa n'abitabiriye igitaramo dore ko batari baherutse kumubona abataramira. Tom Close yageze ku rubyiniro ati umwami wa muzika ninde, abandi barasubiza bati ni The Ben, ni The Ben. Ibi rwose byagaragaje urukundo abakunzi b'umuziki nyarwanda bakunda umuhanzi The Ben. Muri iki gitaramo The Ben yagaragaje ko yifuza ko abahanzi bashyira hamwe kandi bagashyigikirana kuko cyagaragayemo abahanzi bakizamuka barimo itsinda rya Jisha rigizwe n'abakobwa babiri b'impanga ari naryo ryafunguye igitaramo. Kevin Kade Element Ere y'Ampano wishimiye cyane n'abitabiriye igitaramo dore ko by'umwihariko bitewe n'uko byari byitezwe byatunguye benshi. Murabizi abakunda gukoresha imbuga nkoranyambaga hari amakuru yari amaze iminsi ari kuvuga ko y'Ampano yatangaje ko kubera kwimwa performance mu bitaramo bigiye bitandukanye umuziki we ugenda udindira umunsi ku wundi. Ibi rwose bikaba byashimishije benshi bakibona y'Ampano ku rubyiniro. ntabwo nshuti umuntu yemwe umuntu umwana ni mubi umuntu yemwe umuntu umwana ni mubi aho uzajya ntihaza. Uwitwa Filemo nawe yagaragaye ku rubyiniro. Shemi akaba n'umwishywa wa The Ben hamwe n'abandi bagiye batandukanye bagaragaye ku rubyiniro.
abana bo muri Sherry Silver Foundation bishimiye byihariye nyuma yo kugera ku rubyiniro bakaririmba ndetse bakabyina Fudetwa ya Element L na Roskana. Babyiniye kandi Koma Sava ya Diamond ndetse na When She's Around ya Shaggy na Bruce Melody. Tuff Gang nawe yishimiye cyane n'abitabiriye igitaramo. P-Fla na Green P basanze The Ben ku rubyiniro, yewe hahinguka na Fireman baririmbana kwicuma. Ifoto ya Jay Polly wari mu bagize itsinda Tuff Gang yerekanwe kuri screen mu rwego rwo kumuha icyubahiro. Abitabiriye igitaramo bafatanya nabo kuririmba. Nyuma ya Tuff Gang, The Ben yaririmbye indirimbo Inkuba ya Riderman yasubiranyemo na K8 Kavuyo na NPC, nuko K8 Kavuyo azamuka ku rubyiniro aha imirongo abitabiriye igitaramo bafatanya no kuririmba Ndi w'i Kigali bakoranye na Meddy. Abarimo Element, Kivumbi King, Kevin Kade baje gufatanya na The Ben baririmba Sikosa yanyeganyije abari bitabiriye iki gitaramo. Aba DJ bari barimo DJ Flex, DJ Wezi, DJ Brian, DJ Spin wo muri Uganda nibo bavangaga umuziki mu gitaramo The New Glove cya The Ben. Uyu muhanzi wabanje gushimira abakunzi be urukundo bamweretse rukamugira uwo ari we mu gihe avuga ko yavutse mu muryango usanzwe ndetse kubera umubyeyi we yamuruhanye byahise bimukururira amarangamutima bimuviramo kurira imbere y'abafana be. I don't deserve to be here, man. Muradufata mukatugira abantu ntago twari tuteze. Thank you so much. Hanyuma ibingibi let's act like it didn't happen. Acting how it is, simply please. Ariko 2025 is going to be an amazing year for all of you here. Shooting and shooting. The Ben yagize ati muradufata mukatugira abantu mwarakoze cyane. Ahita baririmbira inshuti nyanshuti. Mu gusoza igitaramo The Ben yavuze ko hari indirimbo agiye gusorezaho. Atangira kuririmba indirimbo Thank You yasubiranyemo na Tom Close, ahita amusanga ku rubyiniro abantu bongera kujya mu bicu. The New Year Glove ni igitaramo The Ben akoze cye cya mbere bwite, kuko ibyo yakoze imbere yabaga yatumiye n'abateguraga ibitaramo. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Olivier Nduhungirehe nawe yakitabiriye ndetse yishimira uko cyagenze. Aboneraho no gutangaza ko yahuye na The Ben hamwe na Tom Close ndetse n'umunyakenya Otile Brown. Ngayo nguko ibyo ni bimwe mu byaranze igitaramo cya The Ben. Ese wowe ni iki cyagushimishije cyangwa cyakunejeje muri iki gitaramo? Twandikire muri comment utubwire. Njye wumvaga na JD, iyi ni Deep Media TV. I promised you couldn't have it, so I'm not gonna do it. Nabiburingiweho cyane bihagije, ariko the truth is men do cry. Kandi impamvu iroroshye cyane. When you look back, you urebye inyuma ahantu uturuka, ukareba ahantu uhagaze imbere y'abanyabwenge bangana namwe,
abantu bakomeye batandukanye. I don't deserve to be here. I don't deserve to be standing in front of you, to be honest with you. Ariko ndi hano. So may God bless you. Imana ibaha umugisha uyu mwaka wa 2025 uzababera umwaka w'umugisha udasanzwe. Uzababera umwaka udasanzwe in the name of Jesus. 2025 uzababera umwaka udasanzwe kuko nimwe mwatugize abo turi bonona. Yenda umwana wavukiye Kampala Uganda ahantu yitwa Kizibunda Mwongo.